Ndabashuhuje cyane bakunzi ba Connection TV mwese, nizere ko muri amahoro mukomeje kugubwa neza mu byo mukora. Nitwa Uwiringiyimana Patience, nijye basuhuza. Ndi muri studio ngira ngo mbaganirize cyangwa se mbabwire amwe mu makuru arimo kuvugwa. Mu kanya ndabaramburira iyi nkuru, navuga ko ariyo iri kuvugwa cyane muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu birebana n'umutekano, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abagize sosiyete sivile muri kiriya gihugu bashyize itangazo ahabona mu masaha ya nijoro ku munsi w'ejo. Bashyize itangazo ahabona, itangazo rikubiyemo ibyifuzo byabo, aho bahamagarira cyangwa se basaba umukuru w'igihugu, ubwo ni nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuba ngo yatangiza intambara ziri ku rundi rwego, ndetse akagaba intambara mu bice bitandukanye n'aho bari kurwanira ubu ngubu, ngo kugira ngo abashe kuba yagarura umutekano muri kariya gace. Hanyuma kandi bagaruka ku kintu bise ngo ni cessez-le-feu cyangwa se agahenge, ngo kashyizweho n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kakaba ngo ari agahenge bihitiyemo katumvikanyweho na M23 nabo. Ibi ni ibintu abantu benshi bavuze bati ku gahenge FARDC yashyizeho se ni gahenge ki? Ibyo turaza kubireba. Hanyuma no mu makomantere menshi, kuko iri tangazo baritangaje Twitter niho barinyujije, turaza kureba n'amakomantere abantu benshi bagiye bavuga bati ese birakwiye ko imiryango itari iya leta, sosiyete civile, arizo zifata iya mbere mu kubwira igihugu ngo nimushoze intambara cyangwa nimujye mu ntambara muri ubu buryo, cyangwa ahubwo bagakwiye kuba barwanira inzira zatuma amahoro yongera kugaruka hatabaho imirwano? N'ibitekerezo by'abantu. Ibi mbere y'uko mbirambura, itangazo ryo ndifite imbere yanjye aho nicaye hano muri studio, ariko reka mbanze mbabaze niba mwabashije kubona ibijyanye n'iriya nyubako ndende yo muri hariya i Dubai, inyubako bita Burj Khalifa. Ni inyubako ndende cyane, ni nayo bavuga ko ariyo nyubako ya mbere ndende ku isi. Impamvu nyigarutseho, ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro, ababishinzwe hariya i Dubai bayicanye mu mabara. Mujya mubona Convention Center na Stade Amahoro nayo njya mbona yaka, hari igihe bayicana mu mabara bashaka, na Convention Center bajya babikora. Hariya rero muri Burj Khalifa, iriya nyubako ejo bayicanye amabara y'ibendera ry'u Rwanda. Ibyo bikorwa mu rwego rwo kwifatanya n'u Rwanda kwizihiza isabukuru iki gihugu cy'u Rwanda kimaze kiri mu bihe by'ubwigenge. Murabizi ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu 1962 nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, nyuma y'igihe kinini nyine rwari rumaze ruri munsi y'ubukoroni bw'ibihugu bitandukanye. Rero bishingiye ku mubano iki gihugu cy'u Rwanda gifitanye na biriya bihugu by'Abarabu, by'umwihariko ubwo nyine Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bacanye iriya nyubako yabo ndende mu mabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, nk'ikimenyetso cyo kubereka yuko bifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda. Biraka, ni ibintu byiza cyane. Muri video murimo murabibona, amashusho arabereka ukuntu byari byifashe. Ariko kandi baravuga ko atari hariya gusa, hariya mu mujyi wa Dubai hacanywe mu mabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ngo hari n'umunara witwa ukuntu babisoma sinzi niba ari ADNOC, ariko ni muri ubwo buryo. Iyo iri muri Abu Dhabi, nayo yashyizwe mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda mu kwifatanya n'u Rwanda mu kwizihiza umunsi w'ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda, giserebura rimwe cyangwa se kizihiza rimwe n'igihugu cy'u Burundi mu bijyanye no kwizihiza isabukuru y'imyaka igihugu kiba kimaze kiri mu bihe by'ubwigenge, dore ko ibihugu byombi byaboneye ubwigenge ku munsi umwe. Hagati aho nkomeje no ku Burundi, ngaruke ku gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo barimo bizihiza nabo isabukuru, aho Ndayishimiye ni Evariste Ndayishimiye, perezida wa Repubulika wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo mu mbwirwaruhame yashyikirije abaturage mu bijyanye no kwizihiza umunsi wo kwibohora, yagarutse ku kuba igihugu cye situasiyo kimazemo iminsi, ariko kandi agaruka kuri situasiyo y'imikorere y'ingabo z'igihugu cye ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko
ingabo ze ziri mu kazi gakomeye cyane ndetse ngo ziri no gutanga umusaruro. Akavuga yuko ubu ngubu umwanzi ngo yabashije kumutsitsimura. ubwo urumva niba bari gufatanya na FARDC n'abandi bafatanyije, umwanzi wabo ni M23. Ku ruhande rwabo yatangarije abaturage ko M23 bayimereye nabi hariya kandi ingabo ze ziri kubigiramo uruhare. ubwo yasabaga abaturage nyine ko baba bakoma amashyi bashimira ingabo ze ziri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nubwo ibyo bivugwa, amakuru nyine abaturuka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agenda yerekana yuko M23 iri kugenda ifata ibice bitandukanye, by'umwihariko haraza Kanyabayonga. Hari ibice byinshi byafashwe, byaba ibikikije Kanyabayonga, byaba n'izindi nkengero zayo, kandi n'abarundi barimo. Mu minsi ishize hari amavideo twabonye y'abasirikare b'abarundi bivuga yuko bafashwe na M23 ngo ari abarundi nyine, nubwo uburundi bwagiye buvuga yuko mu buryo bwa propaganda nyine mbibona ku ma social media bavuga yuko batemera ko ziri ari ingabo z'u Burundi, ariko bo bavuga les matricules, bavuga nimero zabo za gisirikare, bakavuga bari babayoboye. ubwo ikiba gisigaye ni ugukora iyo verification double kugira ngo umuntu amenye ngo ukuri kwa kubirimo nuko ariko nuko bivugwa. Ikigaragara nuko kuri buri ruhande nyine, buri ruhande ruba rugaragaza yuko ari rwo rufite imbaraga rurimo gutsinsura. Menya ari naho bihurira n'iki kintu abo muri societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kwita agahenge kashyizweho na FARDC, akaba ariko bashinja ko M23 iri kukinjiramo igafata ibice bitandukanye. Reka mbari naho nerekeza noneho njye kuri iyo declaration yabo yo ku munsi w'ejo. ubwo ni ku munsi w'ejo, nivuga ku munsi w'ejo mve ku itariki ya mbere mu masaha y'ijoro. Baravuga bati twebwe yaba abagize societe civile zo ku rwego rw'intara, abagize societe civile zo ku rwego rwa territoire cyangwa se ubwo uturere ndetse n'imijyi, twese hamwe iyi mijyi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, bati twakoze inama ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, ibera hariya mu mujyi wa Goma. Ni inama yihutirwa yagombaga kuba igamije gusuzuma situation y'umutekano uhari kugeza ubu muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'uburyo no kwiga no gusesengura impamvu umutwe wa M23, inyeshyamba za M23 zikomeje kotana zigana imbere cyane kurusha uko twabitekerezaga. Muri iri tangazo ryabo bo uko bandika, ngira ngo maze kubimenyera yuko mu byo iyo bavuze M23 ntabwo babura no gushyiramo abo bashinja ko babafasha. ubwo urumva ni RDF, ni ingabo z'u Rwanda bashyiramo, ariko noneho ndabona bongeyemo na ADF ndetse n'abitongo MTM. ubwo ibi byose bakabigaruka bavuga bati ni bimwe mu bintu bibabaje, tugomba kubirebaho tukabisesengura tugatanga n'umuburo ku gihugu. Bavuga ko ati dukurikije ibyavuye mu bitekerezo byacu ubwo twari twicaye turi gukora inama, turibaza impamvu biriya bice by'icyaro cyangwa se bikikije icyo twakwita umujyi wa Kanyabayonga, ngo ni gute uyu mujyi wisanga mu biganza bya M23 nk'uko byagaragaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu hari kwa gatanu muri uno mwaka. Ni gute? Ati ni gute, ubwo ni bimwe mu byo bibaza bakubira muri iri tangazo, ni gute ingabo za FARDC twizera zireka umwanzi akinjira mu ahantu nk'ari akahafata nta rugamba rubayeho, bagata kariya gace bakagenda atabayeho ku Rwanda. Bati ibi ngibi nibyo turi gushyiraho akabazo. Ati turongera tukibaza ngo dushishoze turebe, dushyire imbaraga mu gutekereza agaciro n'uburemere bw'abaturage barimo kubura ubuzima ndetse no guhunga bava mu byabo. Ese nka societe civile twabikoraho iki? ubwo urumva ibibazo barimo baribaza. Bati kandi twongere twibaze ikindi gikomeye cyane, ni gute abasirikare bacu bafata initiative bagahunga kugeza ubwo abaturage bakiri bato nyine b'abajene ngo bafata initiative yo gukumira, yo gufunga inzira aba basirikare bashobora kunyuramo bahunga,
ati kugeza ubwo abaturage aribo bavuga bati mwigira ahantu mujya. Ati turibuka, ubwo ni muri tangazo nuko bavuga, turibuka uburyo hari abajene bagabye igisa n'ibitero mu mahoteli bajya kureba ubwo ni muri ville ya Butembo, noneho bashaka kureba ko hari abofisiye ba FRDC baba bihishe muri iyo hoteli. Bati ibi bintu twe turabireba nka societe civile tukabona ko ari ibintu bigayitse tugomba kugira icyo dukoraho. Ibyo byabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka turimo. Hanyuma bakavuga ngo uretse ibyo kandi bati ibindi tugomba gushyiraho imbaraga ndetse n'ibitekerezo ni ugutekereza igishobora kuba cyakorwa kugira ngo ibi byose by'urwikekwe bibe byajya ku murongo. Ati rero twebwe icyo tubona gifite gukorwa kugira ngo abasirikare bareke kwitwara gutya, turasaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yakora yahindura mu buryo bwihuta abakomandazi bayoboye ama operasiyo y'igisirikare akabahindura. Ati by'umwihariko agahera ku bahuza operasiyo za gisirikare kuko bigaragara yuko batarimo gukora nk'uko bikwiriye. Agahera ku bayoboye ama etat major ngo akabahindura, agashyiraho abandi yumva cyangwa se bakwiye kuba bizerwa batazatatira igihango cyangwa se ngo bate ibice barimo kurwaniramo bakabiha M23 ngo nta n'urugamba rubaye. Komeza bavuga bati ibi ngibi turabivuga dushingiye ku byo tubona nk'ubuhamya cyangwa se nk'ibizibiti bitwereka yuko hari igishobora kuba kandi kiri ku rwego rwo hejuru. Bakavuga yuko hagomba gushyirwamo imbaraga cyane mu gukumira ibisasu cyangwa se ibitero bishobora kuba byakwibasira imisozi yitwa za Mufumba, hariya ahitwa ngo Rwanguba n'ahitwa Salayi muri rya Bizige n'ahitwa Muti Rwashungwe, kugira ngo ahangaha ngo bahashyire imbaraga, ibyo bibafashe kandi no kugira ngo batere intambwe bagana imbere, babashe no gucunga umutekano ku mipaka ihuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ariko kandi bagasaba yuko ngo umugaba mukuru w'ikirenga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akwiye gushyira mu bano bakomanda be bayobora operasiyo militaire kubumvisha ko bagomba gukumira ngo uruhare ngo rw'ingabo z'Ubugande ziri kugenda ngo zigira muri ibi bikorwa bya gisirikare. Nta fagite babigaragariza ariko barabivugamo. Hanyuma bakavuga yuko n'izi ngabo z'Ubugande ngo bazishinja kuba ngo zaragize uruhare mu kuba Kanyabayonga yafatwa. Hanyuma ndetse bakavuga yuko ngo zikomeje no kugira uruhare mu kwinjira muri teritwari ya Rubero muri rusange. Ati iki nacyo murebe icyo mugikoraho rwose, turasaba twinginga. Aba bagize societe civile bakavuga bati ikindi kintu dusaba, turasaba seni. Iyi seni ni komisiyo y'igihugu y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati turasaba seni iri muri biriya bice, ni ukuvuga biriya bice bitandukanye. Urabizi ko komisiyo y'igihugu y'amatora bifite ama ofisi hirya no hino. Turabasaba yuko bakora ibishoboka bakihutisha kuvana imashini zifashishwa mu bihe by'amatora cyangwa se mu gukora amakarte d'identité, bakabivana muri zone zamaze gufatwa cyangwa se zisumbirijwe zishobora gufatwa, bakazijyana muri zone zifite umutekano, kuko ngo bamaze kumenya ngo amakuru y'uko ngo abanyamuryango ba M23 ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo izo mashini babashe kuba bazibona, ngo batangire ngo bacure amakarita y'itora, kuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo indangamuntu nta ndangamuntu bagira, icyo twita carte d'identité, ahubwo bakoresha carte d'électeur. Ikarita y'itora niyo usanga umuntu yayifite imwerekana uwo ari we. Aba bakavuga yuko ngo bihutishe guhungisha izi mashini zikora amakarita y'itora, kuko ngo abanyamuryango ba M23 ngo bari kuzishaka bubi na bwiza, ngo kugira ngo nibamara ngo kuzibona ngo bazikoremo amakarita y'itora, ngo bayahereze abo bari gufatanya nabo ngo kurwana ku rugamba, ngo barimo n'abanyarwanda ngo ndetse n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu, ngo babahe ayo makarita bayanyanyagizemo, ngo ubundi ngo bajye babeshya yuko ngo ari abanyekongo. ngo ubwo rero ngo bihute cyane ngo bajye gukuraho izo mashini ngo zitazafatwa. Nibikubiye muri iri tangazo.
bakomeza bavuga bati tubabazwa cyane no kuba buri munsi twirirwa aba bagize sosiyete sivile dutanga ati twebwe ndetse n'abaturage muri rusange dutanga umuburo inshuro nyinshi tugatanga amakuru agaragaza ibyo tubona ndetse na tekiniki zigomba kuba zakwifashishwa zashyirwa mu bikorwa kugira ngo umwanzi atabasha kuba yakomeza kugana imbere ariko tubabazwa nuko FRDC itagira icyo ikora muri ayo makuru tuba twabahaye ahubwo ugasanga barakoresha amatekinike n'amataktike y'imirwanire arimo uburyo busa naho ari ukwicara bagakuruwaza lebla bagategereza yuko ngo umwanzi abateraho aho kugira ngo bamwatake bati turasaba yuko habaho kwataka kurusha uko habaho kwidefanda bati biragaragara yuko FRDC iri gukora mu buryo bumeze nko kuba yaratanze agahenge nyamara agahenge katumvikanaho n'impande zombi bati ibyo rero nibyo bituma tubona ibice bimwe na bimwe bya FRDC cyangwa se bya teritwari za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenda bifatwa na M23 mu buryo bworoshye bati ibi ngibi bihinduke nabyo ntabwo dushaka yuko bikomeza gutya. Iyi myitwarire rero y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba bagize sosiyete civile yabo muri Nord Kivu bavuga yuko iyi myitwarire yo kuzana icyo kintu kimeze nk'agahenge ngo bice intege abaturage n'icyizere bari bafitiye kigatakara bigaca intege abasirikare bavuga ko ari abaroyalisite b'abasirikare bo kwizerwa cyangwa se abasirikare bafite umutima wo guhanganira igihugu ngo bigaca intege abakorerabushake bishyize hamwe ngo pour la défense de la patrie abo bavuga bishyize hamwe pour la défense de la patrie nibo bitwa le wazalendo ngo bibaca intege rero ku buryo basaba yuko ibyo bintu byahinduka ibyo byose bakaba bari kubisaba umugaba mukuru w'ikirenga ari we nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero hari ibyo bavuga bashyize ku ikubitiro cyangwa se ku isonga y'ibyo bakoramo nka recommandation basaba yuko byakorwa. Ikintu cya mbere baravuga ngo hagomba kubaho operation militaire zo ku rwego rwo hejuru nibyo bavuze ngo zibe ngo operation ngo kuri 34e Legion militaire ngo nk'uko byigeze kuba mu 2013 ubwo FRDC yashyiraga mu bikorwa ubu buryo bwo gukora ama operation ameza atya icyo gihe ngo babashe kwirukana M23 ubwo ni cya gihe habagaho M23 guhunga ivuye muri Goma. Aba niko babibona ngo ni operation zatumye babasha guhunga ku ruhande rwa M23 biyo muganiriye bakubwira yuko hatigeze habaho urugamba hariya ahubwo habayeho gufata decision yo kuva muri Goma kubera impamvu bagenda basobanura mwagiye mwumva mu biganiro bitandukanye haba kuri no channel yacu ndetse no kuzindi bagenda basobanura impamvu babashe kuva muri Goma. Ubwo rero aba baragereranya biriya bihe bya kiriya gihe n'ubu ngubu bakavuga ngo hongeye hakorwa ikimeze nka kiriya ngo kibashe kuba cyatsimbura M23 hanyuma bagasaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangira urugamba cyangwa se gufungura uburyo bwo kugaba ibitero bufungutse mbese batangire ngo bareme ibimeze nko gutera aho kugira ngo bategereze ngo kwidefanda no kwirwanaho mu gihe batewe. Ati ibi ngibi mu bihagarike mutangire mutegure gutera mugabe ama operation yo gutera nibwo muzabasha gusekiriza iki gihugu cyacu nibwo muzabasha kongera kwigarurira no gukura M23 mu bice yamaze gufata. Ati muhagarike ako gahenge mwashyizeho tutazi impamvu mwagashyizeho. Hanyuma bakavuga bati mufate ingabo zahawe imyitozo ku rwego rwo hejuru kandi zifite n'ibikoresho noneho ngo zigende ngo zishyirwe ngo ku mipaka yose ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ngo nibwo muzaba muri mu nzira ijyanye no kuduha icyizere ndetse no kuba murimo gushaka gusekiriza no kwirukana M23. Hanyuma ikindi ngo bakore abasirikare bagiye barekura batitwara neza ku rugamba mu gihe M23 yagiye ifata ibice bitandukanye abo ngabo bahamagazwe batanga ubusobanuro bw'impamvu baretse M23
igafata ibice yafashe ngo nta mirwano ibayeho. Mbibutse ko ndimo ndasoma ibikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na sosiyete sivile zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bari kuvuga nibyo bari kumenyesha umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abashe kwisubiza ibice M23 yafashe, kubera ko mu minsi ishize yavuze yuko aricyo kintu agiye gukora. Hanyuma bafite message noneho baha les volontaires pour la défense de la patrie, ubwo niba ari abawazarendo bakorera muri Kivu y'Amajyaruguru, baravuga ngo bishyire hamwe kugira ngo bafashe M23 and then bakomeze noneho ngo bo bakore akazi kabo ko gukumira M23 aho ishobora kuba yanyura hose, mu gihe FARDC nayo iza kubiri kugaba ibitero, aba nabo bagende bayikumira aho ishobora kuba yanyura, ubundi ngo bayihurizemo hagati aho ngaho. Hanyuma ikindi bavuga baba wazarendo bo cyo babasaba ngo nuko bajya muri ubu buryo bwo kugenda bakumira aho M23 ishobora kuba yanyura iri guhunga, ngo mu gihe FARDC yaba yakoze ziriya operation zayo zo kuyirwanya. Hanyuma no ku baturage bafite icyo bababwira, bati mwirinde cyangwa se mugendere kure amagambo avugwa ashobora kuba yabakura umutima ndetse yanababibamo urwango no kutumvikana, kuko ibyo ngibyo bibayeho ngo bihinduka intsinzi y'umwanzi kuri tere. Ati ibyo mubigendere kure, mugabanye kuba mwasubiranamo mwebwe ubwanyu. Hanyuma ikindi ati mbese mwirinde icyatuma musubiranamo, kuko uburyo bwo gusubiranamo, kubwirana amagambo yo gukomeretsanya no kuninurana biri mu byatiza imbaraga uwo bita umwanzi, ubwo ni M23. Bati ibi byose rero tubisabye tubabaye, tubisabye kandi twizeye yuko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buza kuba bwagira icyo bubikoraho. Ubwo rero abaturage benshi kuri iri tangazo ryabo bafite icyo bagiye bavuga muri komenti zabo ko byashyizwe ahagaragara binyuze kuri Twitter. Wowe urabyumva uti? Sosiyete sivile zishyize hamwe zishobora gutanga impuruza muri ubu buryo bigakora. Sosiyete sivile ziragena uburyo operation cyangwa se zirarekomanda uburyo operation militaire zikwiye gukorwa. Ibi bifite kugira impact. Umugaba mukuru w'ikirenga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se ashobora kubyumva akabishyira mu bikorwa, akagira impinduka zibaho, kuko uko tubona inyeshyamba za M23 zikomeje gufata ibice bitandukanye kandi zigaragaza yuko zifite imbaraga, ibi bigahinduka. Murumva muti igitekerezo cy'aba bantu. Mukomeze mugire ibihe byiza. Niba utarakanda kuri